Reka nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze muri uyu mwanya tugiye kongera kuganira. Tugarutse muri cya kiganiro cy'umuryango tugamije kugira ngo twubake umuryango nyarwanda, twubake ingo zabubatse, ndavuga abagabo, ndavuga abagore, kandi nkavuga urubyiruko rugejeje imyaka y'ubukure, kugira ngo tuvuze imyaka y'ubukure mu mategeko nibura guhera ku myaka buriya 18 umuntu abashobora kuba yakwifatira icyemezo ndetse kikazamugirira umumaro n'ahazaza he. Rero muri uyu mwanya mboneyeho kubahereza ikaze. Aha ni ku Rurembo TV. Reka tubanze dusenge Imana kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mana Data wa twese, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro, mushimiye ubuntu bwawe ndetse n'imbabazi zawe. Ni muri uyu mwanya mwami kongeye tukugaruka kugira ngo kubake umuryango, kubake ingo zabubatse, abashakanye babashe kubana mu mahoro ndetse babashe kubana bafite ubumwe. Ndagusabye kugira ngo ube mu ruhande rwanjye muri uyu mwanya ngiye kumara mvuga ibyo nshyize ku mutima, kandi nanone abanyumva bunguke kubw'iki kiganiro, ari abari mu Rwanda, muri Afurika ndetse no kwindi migabane itandukanye igize iyi si, bose babone kugubwa neza guturutse kuri wewe. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Yes, ndabashimiye cyane. Reka ndashimira abantu bamaze iminsi bakurikirana ibi biganiro. Nagiye mbabona bamwe ndetse mukandika commentaire zanyu, abandi mukanyura mu gikari mugahamagara. Ibyo ndabibashimira cyane, kandi icyo tugamije buriya no kugira ngo tubeho mu mahoro kandi dutekanye, buri wese abeho aguwe neza. Nta kindi cyari dushoboza buriya uretse Imana yonyine twizera. Yo uwizeye imbaraga z'Imana, iyo umuntu wubatse urugo, wubatse uri kumwe n'uwo mwashakanye, ndavuga ku ruhande rw'umugabo cyangwa ku ruhande rw'umugore, aba ari byiza ko burya muba no mu bihe byo gutekereza Imana, byo gutekereza urukundo rw'Imana, kuko akenshi impamvu nta muntu wakuraho wenda sinavuga ngo muzabaho muri nkaho mwageze muri paradizo, oya, kubera ko turi mu isi ushobora guhura n'ibikurushya. Iyo turi mu isi mushobora kugira ibyo mudahuza, birashoboka, ariko nanone niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo tuganire ni gute mu gihe habonetse ibyo mudahuza mwabyitwaramo. Rero ibi biganiro ni iby'agaciro. Niba rero ari ubwa mbere, tuguhaye karibu, kandi nawe usanzwe udukurikira nk'uko nabivuze, nawe rwose turabigushimira. Umusanzu wawe turawushima cyane. Hanyuma wakanda subscribe, ugakora like kino kiganiro, ukerekana ko wagikunze, ukerekana ko ari cyo kikunguye. Hanyuma share, ukagisharinga ku bandi bantu batandukanye. Ibintu bikomeza kugenda neza buriya ubu duhaye inkunga ikomeye. Commentaire yo nibisanzwe uyikore, nabyo birashoboka. Umusanzu wawe burayishyizeho commentaire, nabwo ntago ari ngewe nyine uyibona, ahubwo n'abandi bayisoma babona reaction ugize ku kiganiro wumvise, tugakomeza kungurana ibitekerezo. Kandi burya natwemera ko ushobora kuduhereza inama, niki twavugaho ubutaha, niki uri kubona kirushijeho kugariza umuryango nyarwanda, cyugariza abashakanye. Imana kandi nanone ibahereze umugisha. Rero nateguye iki kiganiro kivuga ni gute abashakanye iyo bagiranye amakimbirane bananiwe nanone kumvikana. Hari ukuntu abantu bagirana amakimbirane ndetse ntibabone imbaraga zo, ntibabone uko bahuza bikanga neza. Ese mwakomeza gukora iki? Ni iki wakora kuri buri ruhande? Ni iki wakora wa mugabo we, ni iki wakora wa mudamu we mu gihe ubona byanze, wanze kumvikana na mugenzi wawe? Ni iki wabasha gukora? Rero ibyo nibyo nkuzaniye. Ibintu bishyika kuri 5 kugira ngo nubyumva ukabishyira mu bikorwa nibwo bikubyarira inyungu. Nubyumva gusa ntubishyire mu bikorwa, icyo gihe burya nta musaruro bishobora kukumarira. Ariko numva kino kiganiro
ni ikiganiro kimeze neza cyane kurinda dutangiye kugeza dushoje. Ukurikire iyi video yose uyisoze, ndetse ugende ukurikira no ku mavideo yagiye atambuka, harimo ibintu by'ubwenge bihishe mw'icyo kiganiro, mw'ibyo biganiro bitandukanye, kandi uzagenda ubona kunguka kwinshi kuba ku buzima bwawe. Rero niki wakora? Icyambere nakubwira, niba ubona ibi amakimbirane, kudahuza weho n'uwo muryango wawe, ndavuga weho umugabo n'umugore we cyangwa we umugore n'umugabo wawe, niba uri kubona ko mutari guhuza, hari icyo wakora nkuzaniye. Hari ikintu cya mbere ushobora gukora. Ikintu cya mbere n'ubundi ni inzira y'ibiganiro, ni ya nzira y'ibiganiro. Kuganira ni ibintu by'ingenzi mu gihe umubano wanyu uri kubona utameze neza, ni ukuganira, kandi kuganira mu mahoro. Icyo ni icyambere, kuganira mu mahoro, inzira y'ibiganiro ariko binyuze mu mahoro. Abantu benshi bajya baganira, ariko ikibazo kijya kibonekamo nuko bataganira mu mahoro, bagamije amahoro. Niba intego yawe umutima, ntukiri kuganira niba ibiganiro byawe utagamije amahoro. Icyo kiganiro mu by'ukuri ntacyo kiba cyubaka, nticyubaka wowe ubwawe, nta nubwo cyubaka mugenzi wawe. Rero mutegura ibiganiro ariko binyuze mu mahoro. Ibiganiro byo mu mahoro ni ingenzi. Iyo uganiriye mu mahoro haboneka igisubizo. Hanyuma ibiganiro bitangiye, ni mwirinde kuvuga murakaye. Urumva utangiye ikiganiro cyo mu mahoro, ariko nanone hari icyo ugomba gukora niyo mugiye kuganira. Mwirinde kuganira murakaye. Mwirinde kuganira mwumva mufite umujinya, mufitanye umujinya mwinshi. Ntabwo twirengagije ko yamakimbirana ariho, ariko nanone nimuyakomeza mugiye mu biganiro kandi mugamije gushaka igisubizo. Icyo gihe rero niba mushaka igisubizo, ni ngombwa ko mwirinda uburakari. Kwirinda kuganira murakaye kugira ngo amahoro aboneke, nuko buri wese afite umusanzu agomba gutanga kw'icyo kiganiro. Mwirinde rero uburakari bwanyu, mwarakajwe na byinshi, niyo mpamvu mwananiwe kumvikana. Noneho niba mwiyemeje kuganira, mwirinde ubwo burakari bwanyu, ntago ari bwiza. Uburakari si bwiza mu biganiro, kuko iyo murakaye, icyambere bya biganiro byo mu mahoro biba byangiritse. Ntago mpamvu kiganiriye nyine ngo bizana amahoro, kuko kandi murakaye. Icyo ngicyo rero mukirinde. Rero kuganira mwituze ni ingenzi, bituma wumva, buri wese yumva mugenzi wawe akumva, buri wese akagira umusanzu atanga mw'ibyo biganiro. Rero urumva icyambere nababwiye ko ari kuganira mu mahoro, ariko ibyunganira ya mahoro nuko mwirinda kuganira murakaye. Ikindi nanone, yo muganiriye mwituze buriya hakimukira ibibazo byinshi. Buri wese nagira ituze. Erega mwibuke ko mwakundanye, mwibuke ko hari igihe mwabayeho kugira ngo mujye gufata icyemezo cyo kurwubaka. Mwibuke ko hari ibindi bihe byiza mwagiye mugirana. Mwibuke ko mugenzi wawe wari waramukunze nawe akagukunda. Rero ni ngombwa ko mu gihe mutagize uko mwumvikana, muganira nyine mwirinda uburakari, mukaganira mu mahoro kandi mukaganira mwituze. Bituma buri wese yumva mugenzi we. Ituze iyo rihari bituma buri wese yumva mugenzi we. Hanyuma nanone hari ikindi, kwirinda amagambo mabi. Irinde amagambo mabi mu gusubiza icyo mugenzi wawe, kuko wagize ituze. Niba ituze riragufasha kwirinda amagambo mabi. Mu gihe ugiye gusubiza, tekereza neza icyo ugiye gusubiza, kugira ngo kitaza kuba inzitizi muri bya biganiro byo mu mahoro mwamaze gutegura. Bya biganiro by'amahoro byo mu mahoro mwamaze gutegura, ni ngombwa ko wirinda gusubiza amagambo mabi, amagambo ashobora gutuma mugenzi wawe atatuza umutima, yumva ko umubangamiye, yumva hari igikomere. Icyo gihe nubyirinda rwose ibintu bizagenda neza. Hanyuma reka turebe ingingo ya kabiri, kugira ngo
umubano wanyu, y'amakimbirane yananiranye, kugira ngo bihinduke uhereye aka kanya. Bigomba guhinduka nushyira mu bikorwa aya magambo, iyi nyigisho, ibintu biragenda neza kandi ibintu byose biraba biri mu ituze. Hanyuma buriya ibintu ndi kuvuga n'ijambo ry'Imana rirabivuga. N'ijambo ry'Imana igiye mu gitabo cy'Imigani ibice 15 hari nk'amagambo abivugaho neza mu buryo wasubiza umuntu. Gusubizanye neza bihosha uburakari cyangwa se bihosha umujinya. Iyo usubije neza burya ni intambwe ya mbere yo kugira ngo mugenzi wawe mubashe kumvikana mu gihe byari byananiranye. Rero mujye mwifashisha n'ijambo ry'Imana kuko twese tuba dukeneye kunguka. Kandi ukunde no kwiga. Iyo udakunda kwiga ntabwo ukunda kugirwa inama, kubera ko ntabwo nyine ushaka kunguka. Ikintu cya kabiri, ingingo ya kabiri rero, gerageza kumva mbere yo gusubiza. Kumva mbere yo gusubiza ni ibintu by'ingenzi mu bantu bamaze igihe mufitanye amakimbirane, mwarananiwe kumvikana. Buryo ushobora gusanga intandaro yo kutumvikana kwayo ari uko mbere ujya gusubiza utaranumva ikibazo gihari. Ese ugiye gusubiza wumvisha ikibazo? Mbere yo gusubiza rero banza wumve ikibazo gihari. Banza utega amatwi mugenzi wawe, wumve ikibazo gihari ni ikihe kibazo gihari. Kwihutira gusubiza rero si byiza utabanje gutega amatwi. Rero ni ibintu by'ingenzi. Benshi rero bajya basubiza mbere yuko bumva. Akitoko ugitajya kumva muri kuganira, mu by'ukuri ukajya kumva mugenzi wawe aragusubije kandi nyamara ntiyumvise neza ikibazo mugenzi wawe, ntiyumvishe neza ikibazo mugenzi wawe akubajije cyangwa icyifuzo afite, nyamara uhise kumusubiza. Numusubiza rero uzaba uri kubangamira ya mahoro, uzaba uri kubangamira bya biganiro byo mu mahoro, binyuze mu mahoro. Ni ngombwa rero ko dusubiza twabanje kumva. Usubiza wabanje kumva. Imana ishimwe. Rero ibi bintu ni ibintu by'ingenzi cyane. Mu muryango nyarwanda ni ibintu by'ingenzi cyane, uretse no kuba wabikoresha mu rugo, n'ahandi muri community. Izi ngingo zirakora. Kumva mugenzi wawe mbere yuko usubiza. Ese ubundi urasubiza icyo utumvise? Kuki wihutiye gusubiza? Rero banza ugire ituze, ubanze wumve mugenzi wawe. Nanone ikindi nanone banza wumve neza ikibazo cya mugenzi wawe. Numara kumva neza ikibazo cya mugenzi wawe, bizatuma ubasha gusubiza kandi usubize neza. Niba ari no guca bugufi kwera ko wamaze kumva ikibazo mugenzi wawe afite. Rero mu magambo make kw'iyo ngingo ya kabiri, nuko ugomba mu inzira y'ibiganiro by'amahoro kugira ngo y'amakimbirane yananiranye akurweho, nuko uhindura gahunda. Niba hari aho wagiraga intege nkeya yo kumva, yo gusubiza mbere yo kumva, ibyo bihindure. Ahubwo ujye ubanza utega amatwi mugenzi wawe, ubone kumusubiza ikibazo akubajije cyangwa ikibazo afite kimubangamira. Ibintu bizakomeza kugenda neza kandi urugo ruzakomeza gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nanone ingingo ya gatatu. Ingingo ebyiri mwamaze kuzumva, kandi niba umaze kumva zino ngingo ebyiri, ni inyubako ikomeye ushobora gukoresha nk'urwo rugendo rwo kubaka urugo kandi rugakomera, ibintu bigakomeza kugenda neza. Ingingo ya gatatu rero ni ukwemera amakosa no gusaba imbabazi. Kwemera amakosa no gusabana imbabazi ni ku mpande zombi. Twumvikane, tubyumve mu murongo umwe. Urugo ni urwa babiri, babiri Imana yagize umwe. Ni ngombwa rero ko mu gihe
hari ibyananiranye, hari amakimbirane mw'urwo rugo rwanyu, hari amakimbirane mu rugo, nawe rubyiruko unyumva, mu rugo nuzatera intambwe ukaba umuntu wamaze gushimana na mugenzi wawe, nuko mw'urwo rugendo rwa fiancé nanone mugomba ibi ngibi byabafasha nabyo yaba ari igihe cya fiançailles n'igihe mwamaze guhitamo kubihamya, byose bikomeza kubafasha mw'urwo rugendo. Rero kwemera amakosa ndetse no gusabana imbabazi ni ibintu bigora benshi. Ku muntu uwo ari we wese akenshi kwemera amakosa burya intambwe ikomeye ituma ikintu gikomera mu buzima, ikintu gikomera mu miryango nyarwanda, mu bashakanye, ni ukwemera amakosa. Kwemera amakosa ni intambwe bikomeye, ni urufunguzo rukomeye rw'umuryango mwiza, rw'urugo rwiza. Niba utemera ikosa wa mugabo we, niba utemera ikosa wa mudamu we, urwo rugo ntabwo rushobora gutera imbere. Ndetse niba mwaragize n'amahirwe yo kubyara, icyo gihe mu by'ukuri urugo rwanyu muri kurushyira ahantu habi, muri gushyira ahantu habi abana banyu, kuko niba utemera amakosa abana bawe bazemera amakosa mu buhe buryo? Uri kubafasha iki? Icyo gihe niba ubasha kwemera amakosa, nanone ni imbuto nziza uri kwera, kandi izo mbuto nziza uri kwera zizakwira, zizaba umugenda mu bagukomokaho, zizaba umugenda mu baturanyi, zizaba umugenda mu isi, kubera yuko ugira ubutwari bwo kwemera amakosa. Kwemera amakosa ni kimwe, ongeraho iki? Gusabana imbabazi cyangwa se gusaba imbabazi. Niba wakosheje, yego urayemera amakosa, ariko tera n'intambwe yo gusaba imbabazi. Urwo ni urufunguzo rukomeye, ni igishoro gikomeye cyagufasha muri ubu buzima, cyagufasha muri urugendo rw'urugo rwo kubaka urugo rwiza. Rero umunsi umwe hari umusaza umwe wari umaze imyaka ishyika kuri 80 n'imisago, agira yubile, cyane bita yubile y'imyaka 50 n'indi yaramaranye n'umufasha we. Hanyuma umunyamakuru arababaza ati mungize ukuri, ni iki gitumye musazana kugeza mugize iyi myaka yose? Umusaza aravuga ati rero nta kindi cyatumye ngera kuri urwego uretse kwihanganirana ni ingenzi cyane, kuko umuntu wese agira uruhande rw'intege nkeya, akagira n'uruhande rw'imbaraga. Rero nubona mugenzi wawe afite amakosa, ntukavuge ngo niko asanzwe. Oya, hari ibyiza akora, hari ibyiza byagiye bimuranga, hari uruhande rwiza agira, hari n'uruhande nyine rw'intege nkeya ashobora kuba yagize uwo mwanya, nk'uko nawe ushobora kuba ufite rwa ruhande rw'intege nkeya, ariko ukagira n'uruhande rurimo imbaraga nyinshi. Rero menya ko nta muntu utagira amakosa. Nicyo ndi gushimangira, nicyo ndi kuvuga. Menya ko nta muntu n'umwe, wa mugabo we nta muntu utagira amakosa, wa mudamu we menya ko nta muntu utagira amakosa. Umugabo yakosa n'umugore agakosa, ahubwo ikibi ni uguheranwa n'amakosa ndetse no kutemera amakosa. Gusabana imbabazi rero nyuma yo kwemera amakosa ni ingenzi mu buryo bwiza, mu buryo bwagufasha n'urwo rugendo rwose. Kwemera amakosa ni ngombwa. Kwemera amakosa ugasaba mugenzi wawe imbabazi ni ibintu byiza, ni ibintu bishobora gutuma urugo rwawe rutera imbere, urugo rwawe rukomera, urugo rwawe ruba icyitegererezo aho ruherereye, aho mutuye ukaba icyitegererezo mu rugo rwanyu, mu rugo rwanyu. Kandi nanone usobanukirwe neza ko kuba wasaba imbabazi, kuba wakwemera amakosa yawe ntabwo bikunyaga icyubahiro. Oya, ntabwo bikunyaga icyubahiro, ntabwo bikwambura icyubahiro wari ufite. Oya, si n'intege nkeya ugize. Menya, sobanukirwa neza, ntabwo ari intege nkeya
ufite, ntago ari intege nkeya ugize kuba watinyuka gusaba imbabazi mugenzi wawe ukamubwira I'm sorry, pardon, mbabarira. Ibyo byose ni amagambo abakenewe, sinabishakaga, ihangane, ndabihindura, ndisubiraho. Ayo ni amagambo abakenewe. Iryo jambo rero I'm sorry riragorana, pardon nyine mwandi magambo kuba byumva gutyo riragorana, ijambo mbabarira riragorana, ihangane, sinzabyongera, ngiye kwisubiraho, ngiye kubikosora, rwose mbabarira. Iryo jambo ni ijambo ushobora kureka gukoresha rigasenya byinshi. Ijambo reka gukoresha rigasenya byinshi kubera ko ryonyine niryo ryakunaniye. Muri bya bindi bimaze imyaka 5 bibarimo, muri bya bindi bimaze imyaka 10 bibarimo, byatumye munanirwa kumvikana mu rugo kubera ko habuze gusa ijambo mbabarira. Ijambo mbabarira rigatuma risenya ibintu waharaniye imyaka 40. Ijambo mbabarira kubera ko utarivuze, kubera ko utarikoresheje, rigatuma risenya ibikorwa byanyu byose, rigatuma iryo jambo rigatuma ritanya umuryango, rigatuma ritanya abana na se, rigatuma nta ntambwe mutera kubera yuko umugore yabuze ijambo mbabarira, kubera yuko umugabo yabuze ijambo mbabarira. Ijambo mbabarira mureke turigige twese. Ndabizi ko ari ijambo rigorana, ariko burya umuti iteka umuti uvura nyine akenshi ubusharira. Akenshi urasharira. Niyo mpamvu nyine n'abantu muri kamere muntu Imana yatugize abatware, yatugize abanyacyubahiro. Niyo mpamvu umuntu kenshi akunda icyubahiro. Noneho byagira ku abagabo na Bibiliya ijambo ry'Imana rabibemerera ko ari abatware nyine, ari abayobozi. Icyo gihe rero nabo bakunda icyubahiro, kandi koko ni ngombwa ko bubahwa. Ariko nanone umugabo wamaze kwakira Kristo ku buzima bwe agomba kugira nizo ntege n'urwo ruhande rwo kuba yakosa, akaba yabyemera ndetse agakosora ya makosa ye kubw'imbaraga z'umwuka wera. Buri umugabo ufite umwuka wera nawe abasha guca bugufi akakoresha iryo jambo ryambabarira, iryo jambo ryo gusaba imbabazi. Ndetse kuko burya niba tutanabizi mu buryo bwagutse, mu buryo bwo kubaka urugo n'umugabo, kuko ari umutware, agomba nyine kugandukirwa, agomba kumvirwa, kuko ari umuyobozi w'urugo, agomba kumvirwa nabo mu rugo rwe. Ariko nawe agomba kugira n'ubwo butwari bwo kuba mu gihe yagize igice cy'intege nkeya, agomba kugira uko yikura mu izo ntege nkeya, ukasohoka mw'urwo rugamba rw'intege nkeya. Ndetse aho biri ngombwa akaba yavuga ngo I'm sorry madamu wanjye, mumbabarire bana banjye, ahangaha nyine bimeze gutya. Kandi ntabwo babivuze ko hari igisuzugurira agira, oya, ahubwo agize ubutwari kandi atoje abo mu rugo rwe neza. Ni ngombwa rero ko abantu mu gihe bamaranye icyo gihe cy'ayo makimbirane yose, biba byaraturutse akenshi ko habuze iryo jambo mbabarira. Iryo jambo mbabarira iyo ryabuze ku buzima bwawe, iyo ryabuze wakosheje, risenya byinshi, riboha benshi, rigatuma hari byinshi byononekara, hari byinshi bisenyuka aho ngaho mu rugo rwanyu. Uzasanga ikitumye ayo makimbirane ari mw'urwo rugo ari uko mwananiwe ijambo mbabarira, habuze guca bugufi. Niyo mpamvu amakimbirane ari kugenda bakarande, ari kugenda akomeraho kugira ngo yorohe. Rero mugire guca bugufi, kandi mugire gusabana imbabazi aho wagize intege nkeya. Wemere intege nkeya, kuko kwemera intege nke zawe ntago ari ubuswa ugize, ahubwo ugize ubutwari. Haleluya. Nizera ko izi nama ndi kubahereza ku muntu ugize amahirwe yo kuzumva, niba wumva nyine nkuko nabivuze mbere, ugize amahirwe yo kuzumva, zisangize n'abandi, ziragira umumaro ukomeye cyane. Ndabyizeye mu buryo bukomeye. Hanyuma icya kane kandi tukugira tugana ku musozo w'iki kiganiro, w'izi nama nari nkuzaniye 5,
ushobora gukoresha mu kubaka urugo rwawe rukarushaho gukomera, rukarushaho gutera imbere. Kandi buriya uyu ni umutindi no kubahereza w'iterambere ry'urugo, kuko ahantu ubwumvikane butari, iterambere ntirihaba, ntabwo rihaba. Niyo mpamvu amakimbirane ari ngombwa ko akemuka. Niba byarakunaniye, ndashyira nimero zanjye, zishyiraho, uraza kuzibona, uzampamagare, nshimangire kurushaho, nkugire inama kurushaho, kugira ngo icyakunaniye ngewe mfite umuti, icyakunaniye ngewe ndakwereka uburyo ki bishoboka, kandi nushyira mu bikorwa uzashobora. Nushyira mu bikorwa ibintu bizahinduka, ibyari bimaze igihe kirekire bizahita kubihinduka mu izina rya Yesu. Hanyuma icya kane, kwirinda kubika inzika. Kwirinda kubika inzika rero, ibi bintu muri 2020 mugiranye ikibazo na madamu wawe cyangwa se n'umugabo wawe, ibibazo murabiganiriye, ndetse wenda gize n'ubutwari bwo kuvuga ngo mbabarira ngiye kwisubiraho. Hanyuma muri uyu mwaka 2026 nabwo muri kwimva kino kiganiro, wongeye ugaruye muri bya bintu by'umwaka 2020, ati nacyagiye ngo umenye ngo ko witwaye gutya. Ese kumwibutsa ayo makosa ye ko yakoze mu uwo mwaka biramufasha iki? Ese we kubigufashije iki kubyibuka? Kubibika gutyo bivuze ngo ntabwo yigeze urekura. Rero ibyo bintu byo kubika inzika bireke, kuko ntabwo byubaka, ahubwo birasenya. Biga ni ikimenyetso gikomeye kigaragaza ko n'amakosa abaye h'icyo gihe uzajya uho uyamwibutsa, kandi nyamara si cyo gihe murimo. Hari impamvu icyo gihe yakoze amakosa, byari bimucitse, nyamara agira amahirwe, ugira amahirwe, reka mvuge ngo ugira amahirwe, aravuga ati sorry, mbabarira, bati pardon, mbabarira ngiye kwisubiraho, nyamara urongera urabigaruye ngo ndacyagiye. Nyamara uri kumujyana haga, kuko uri kumwibutsa ibintu bitari ngombwa, uri kumwibutsa ibintu bimubyukiriza akahise, bigatuma nyamara uri gutuma asubira inyuma mu buryo bw'imitekerereze, uri gutuma wowe umusubije inyuma mu kahise ke, kandi ntabwo aba ari byiza, kuko yari yariyemeje kubireka. Rero inzika rero ni intandaro y'ibibazo byinshi. Inzika rero ishobora kuba intandaro y'ibindi bibazo byinshi, kubera yuko mutababariranye. Biri kugaragaza n'ikimenyetso gikomeye kigaragaza kutegeze utanga imbabazi. Iyo dutanga imbabazi rero, ntabwo bivuze ko gutanga imbabazi, hari abantu benshi bajya bavuga ngo gutanga imbabazi ni ukwibagirwa amakosa ya mugenzi wawe. Ariko ngiye ku ruhande rwanjye, buriya ufite uko byumva. Ese gutanga imbabazi ubundi ni iki? Gutanga imbabazi wumva ari iki? Uwatanze imbabazi wumva yarangwa ni iki? Genda muri komanteri wandike umbwire wowe uko ubyumva. Ariko ngiye mfite uko mbyumva. Gutanga imbabazi mu buryo bwagutse ngenda mbyumva neza. Buriya hari ukuntu abantu bajya bavuga ngo ntiwakwibuka ibyo mugenzi we yagukoreye. Ese uri tanze imbabazi rero, tuzarebera hamwe mu yindi video yo ibimenyetso bishobora kuranga umuntu watanze imbabazi. Ibi ngibyo tuzareba ibimenyetso bigaragaza uwo muntu wamaze gutanga imbabazi, ibimuranga n'ibihe. Ariko ntibikubuze kwandika muri komanteri. Imana iguhereze kandi umugisha. Rero mu gihe ibibazo bikemutse, ugomba kubishimira Imana. Ugomba kubishimira Imana, ndetse kubera ko bikemutse, na amakosa yabaye ugomba kubisiga inyuma. Buriya kandi nanone twibukiranye ko amakosa twakoze ashobora gutuma mu gihe twayakoze akatugiraho ingaruka, dushobora kuyigiraho, kwirinda kongera kuyasubiramo. Tujabuye cyagiye hari ushobora kwigiramo isomo rikomeye. Ati hano nararangaye, niyo mpamvu naguye muri rya kosa. Hanyuma ikindi gihe bigufasha kwirinda rya kosa. Yes, ni icyo bitumarira. Hari icyo bitumarira. Amakosa twakoze ashobora gutuma tuyigiramo, cyangwa n'abagenzi bawe bakubonye yakora, cyangwa bumvise ko yakoze, bakaba bayigiraho kwirinda icyatumye ugwa muri ya makosa. Imana kandi iguhe umugisha cyane.
rero irinde kugarura ibibazo bya kera, niko nakomeje gushimangira. Irinde kugarura ibibazo bya kera ariko mu makimbirane mashya. Ugaruye ibibazo bya kera kandi hari andi makimbirane mashya hari. Ayo makimbirane mashya hari niyo niyo yaragezweho kugira ngo muyekemure. Mugiye kugarura mwandi n'ibindi bya kera, ibyo ngibyo ntabwo byabubaka rwose, ntabwo mwakumvikana. Rero niba mwarananiwe kumvikana mumaranye igihe amakimbirane, koresha izo ngingo nkubwiye, ibindi byose bizakomeza kugenda neza. Rero banza icya gatanu ngiye kukubwira tunasoza iki kiganiro, ni ugushyira imbere urugo rwanyu ndetse mu rukundo. Gushyira imbere urugo rwanyu ariko muri rwa rukundo rwanyu, rw'abashakanye, muri rwa rukundo rwanyu rwo muhana ibitekerezo, muri rwa rukundo rwanyu, mbese ahantu hari urukundo mukomeza kugenda mungurana ibitekerezo kubera yuko mufite intego nziza y'urugo rwanyu, mugomba kurushyira rero imbere. Rero murebe kandi icyiza cy'urugo kurushaho. Murebe icyiza cy'urugo rwanyu, murebe akamaro k'urugo rwanyu, murebe icyo urugo rubamariye. Ese nta nyungu ihari y'urugo rwanyu? Nta kamaro, nta nyungu mwagize mw'urwo rugo rwanyu? Nta nyungu mwegeze mugira mu mibereho y'urwo rugo? Mu mibereho y'urwo rugo nta nyungu mwegeze mugira? Nawe byibaze nawe, nta nyungu. Rero ni ugushyira urugo rwanyu, icyiza cy'urugo rwanyu kurusha kuzana impaka. Impaka si nziza. Hari impaka mbi. Abantu kenshi mu makosa ntabwo ari ngombwa kuzana impaka. Bavandimwe, babyeyi munyumva, ntabwo ari ngombwa kuzana impaka nyinshi mu rugo. Mu makosa yakozwe nta mpaka zigomba kubamo, ahubwo icy'ingenzi ni bya bindi twakomeje kuvuga, kuko urukundo ni rwo shingiro rwo gukemura ibibazo. Kemura ibibazo mu rukundo ni rwo shingiro. Urukundo rwanyu ni rwo rutuma mubona ishingiro mu gukemura ibibazo bihari. Murakundana. Niba mukundana, urukundo rwanyu ruraba ishingiro ryo gukemura ibibazo biri mw'urwo rugo. Urukundo ni ingenzi kandi ni ngombwa rero kubana neza. Ni ngombwa rero kubana neza kandi ni ngombwa gukomeza ko urukundo rwanyu rukomeza kogera, kandi kugira ngo rwogere ni mwebwe, n'umusanzu wanyu, n'umusanzu musabwa, n'umusanzu ukomeye mushobora kungukiramo mu gihe rwa rukundo rwanyu mukundana. Ibintu ntabwo byatera imbere mudakomeza kwamakaza urukundo rwanyu binyujijwe mu rukundo rwo mureba n'ibyahise mu byo mwabayemo byiza byose, mukareba kahise kanyu keza muri cya gihe kigiye gitandukanye mwagiye mugirana na mugenzi wawe, mukibuka, mukajya mwibuka imibereho myiza mwagize, mwaba murifite imibereho nakwita y'ubushobozi bw'ubutunzi bw'iyi si cyangwa mutayifite, ariko hari igihe mwabayemo cyiza, hari igihe mwabayeho muri rwa rukundo. Rero urukundo nimukomeze kuruteza imbere, kuko rega urukundo rutezwa imbere, kandi rutezwa imbere na ba nyirarwo, mwebwe ubwanyu. Ubwanyu mufite urufunguzo
rukomeye, mufite urufunguzo rukomeye. Kandi dusoza mwibuke ko urugo rwiza rwubakwa n'abemera. Haleluya. Urugo rwiza rwubakwa n'ababyemera. Ibyo byose mbabwiye, izo ngingo zose kare 5 byose bikubiye, kuko mwembi bikubiye mu kintu kimwe cyo kwemera, cyo kwemerana. Urugo rwiza rwubakwa n'abemera. Impamvu mwashyize mu bikorwa ibyo byose nababwiye nuko mwemerana burya. Mubikomerezeho rero, mubikomerezeho, mukomeze kwemerana, mukomeze buri wese ashyire mugenzi w'imbere. Buri wese nashyire mugenzi w'imbere. Irinde kwikunda cyane, aho gukunda mugenzi wawe nawe gukundi. Mukundane na Yesu kuba mwemera, ndetse Imana muri rusange, kuko mwana bataremera Yesu mu mwanya bamwe bamushyiramo. Ariko muri rusange ndi kubwira ikiganiro kigenewe abakijijwe, kigenewe n'abadakijijwe, kigenewe abemera Imana muri rusange, abemera ko Imana yabaremye mwese. Kino kiganiro kirabagenewe, kizabafasha nimukomeza kuba maso, nimukomeza kwemerana, kandi ikiruta byose mugakomeza gucirana bugufi. Rero Imana ibahereza umugisha, kandi Imana irwiteho cyane. Imana y'amahoro ibagirire neza. Imana y'amahoro kuko ari Imana idakiranirwa, ikomeze kubana namwe. Rero ijambo ry'Imana muri mu Bakolosayi naho ibice 3 umurongo waho wa 13 aravuga ngo mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize icyapfa n'undi. Amen. Usomye mwiri ijambo ry'Imana ku iki gice harimo uko abantu bashobora no kubana mu gihe cy'amakimbirane. Byose habivugaho mwa kino gice cya 3 cy'Abakolosayi, wabibonamo byose. Imana rero ibampera umugisha. Hanyuma mwebwe mwamaze gukunda, wowe usoje iki kiganiro, reka nongere ngusabe kanda subscribe. Ndashaka ko uyu muyoboro cyangwa iyicano muyizamura, kuko murabizi neza ko ibi biganiro bikenewe n'umuryango nyarwanda. Nubwo hariho ko bamwe batabyitaho, ariko wowe ucyumvise, gira umusanzu wawe utanga, nibwo nawe uzawufatanyije nanjye kwigisha, kandi Imana iguhereza umugisha. Kanda subscribe rero, kora like, share, commentaire yawe irakenewe. Hanyuma ahantu umaze kumva kino kiganiro, banza wumve n'isengesho tugiye gusengana, kandi iri sengesho uryumve wizeye ko hahandi hari amakimbirane hagiye kuboneka ubumwe, hagiye kuboneka urukundo rudasanzwe, hagiye kuboneka gukomera kw'Imana ku buzima bwawe. Mana Data wa twese, ndagushimiye kuri Imana y'amahoro kandi uri Imana ikiranuka. Niweho waremye umuryango, ndetse niweho watangije umuryango. Impamvu tubyemeza kari watangije umuryango nuko tubisanga mu ijambo ryawe, kandi Mwami niwe ubasha guhuza abantu batari baziranye, bakabasha kugira rwa rukundo, ndetse bakabasha kugira ibyo bapanga, baganira, bakashyika kuri rwa rwego rwo guhura nk'umugabo n'umugore. Turasenze rero kugira ngo ibyari byugarije abashakanye, ingo zashakanye, umugabo n'umugore bari bafitanye amakimbirane ndetse yanze gukemuka, aho ragenda agarukirana, Mwami baragerageje ariko biranga. Izi nama dutanze kubw'imbaraga zawe, reka zikore ibikomeye ku bamva kino kiganiro, kandi iki kiganiro gisakare kubw'imbaraga z'Umwuka Wera, cyubake imitima ya benshi, cyubake imiryango myinshi, cyubake urubyiruko rwujuje ubukure. Mwami Mana yacu, turasenze mu izina rya Yesu
kugira ngo imbaraga zikomeye zisenye imbaraga z'umwijima, zisenye imbaraga zibangamira imiryango, zisenye mwami imbaraga z'umwuka wera w'umuriro, atwike buri imbaraga z'abadayimoni mwami zabuzaga amahoro abashakanye, zabuzaga amahoro abagabo, zabuzaga amahoro abagore, zabuzaga amahoro abari muri iki gihe cya fiansaye, ndetse mu bigaragara bakaba bari guteranwa n'ibintu wareba ukabona ni ibintu bidafatika. Turasenze rero kugira ngo abari bo babasha kubaka uyu muryango wose muri rusange. Urakoze mwami kuba bumvise iki kiganiro ndetse no kubandi bazacyumva, kandi byose mwami bibe uko ushaka n'uko ushima, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye ndetse akazuka, bisabye nizeye, amen. Shalom, shalom. Amen.